Hello guys, uyu munsi ngiye kubereka uburyo waporoteja WhatsApp wawe na fingerprint. Uraza ukajya muri WhatsApp nk'ibisanzwe, ukinjiramo ugategereza igafunguka, murabibona. Icyo ukora rero ni uraza ukajya kuri tuno tuntu dutatu, murabona izi ni inshuti zanjye nk'ibisanzwe, murabibona. Ndakekana utari kubireba, uraza ukajya muri tuno tuntu dutatu, wamara kutujyamo ukajya muri settings, wamara kujya muri settings ukaza ukajya aho twita muri privacy, wamara kujya muri privacy ukaza muri fingerprint. Urabona unclock with fingerprint, turabifungura bahite bayidusaba, iri kwanga, bisaba kuyishyiramo neza. Ubwo ni ugutegereza ikajyamo neza. Ugategereza ikajyamo neza, urabona yagiyemo immediately. Ni ukuvuga ngo tukiva muri WhatsApp tugasubiramo, fingerprint iraba yagiyemo. Reka tubikore turebe, kansubiremo. Urabona barayimbajije, ndi kuyishyiramo nabi, kanyishyiremo neza. Urabona ko bikunze. After 1 minute, ni ukuvuga ngo nyuma y'umunota umwe irahita izamo. After 30 minutes, nyuma y'iminota 30 uri gukoresha WhatsApp, fingerprint iragumamo. Noneho akandi kantu ngira ngo ndabereke, ngiye kubereka. Hari umuntu wifuza kulinkinga Facebook ye na Facebook page na WhatsApp. Nta kindi ukora, uraza ukajya hano, ukamanuka ukajya muri Facebook and Instagram. Ibi bikunda ku bantu bafite WhatsApp business gusa. Uraza ukajya hano, murahabona kuri aka kantu kameze nka printer, mugakakandaho ukajya muri Facebook and Instagram. Murabona Instagram yanjye iriho na Facebook page iriho. Ushaka kubyemezamo ubikandaho wenda nka gutya, urabona no ko na internet bigahita bikunda. Ikindi ngira ngo mbereke ni igiki, ngiye kubereka noneho uburyo wabikora, ukabikora neza noneho ruzungu. Noneho uraza ukajya muri tuno tuntu dutatu, nabwo ukajya muri settings, ukaza ukajya muri chats. Iyo ushaka ushyiramo dark mode. Kuba mubona ino WhatsApp yanjye ari umukara no kubera ishyizemo dark mode. Chat nashyiramo light mode bikagaragara neza, bikaba umweru, cya dark mode bikaba umukara, urabibona. Noneho washaka ugashyiramo wallpaper, ushyiramo ifoto bizajya ujya muri buri chat ikazamo. For example, nimba nyishyizemo iriya chat yose nzajya njyamo izajya iza. Ndakeka muri kubireba kirimo. Ikindi nabereka ni ukujya muri account. Iyo ushaka guproteja nanone WhatsApp yawe, ushyiramo 2-step verification. 2-step verification isaba internet, aba ari nka password. Iyo wayishyizemo kugira ngo winjire muri WhatsApp barayigusaba. Reka tube turekere aho ngaho, turacyari kumwe. Ni njye byose Ria. Kuri YouTube munkurikire, ni byose Comedian. Facebook ni byose Ria Van. Nimero 0722216335. Wampamagara cyangwa ukamvugisha ushaka kwamamaza, ushaka n'ibindi byose, cyangwa ukansura aho dukorera kuri Tubyafisha Company Limited office, ukorera hano Gicumbi, Imuko, Imwendo. Murakoze cyane, mugumye munkurikire, ibyiza byo
biragumya bize, Twitter na arubaze ni byose eriya rimwe, naho TikTok na arubaze ni byose rimwe, bikaba birarangiye mukagumya mukankurikira. Noneho kuri Snapchat na Telegram ni 0722116365. Ushaka kumvugisha wanyura kuri izo social media zose, Instagram nini byose eriya, tukagumya tubana ibyiza byo ntakagaruka. Murakoze cyane.